Mbokuri je kwambara neza nibisanzwe kuri Radio Star. Hano rero twaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye Deshawe Party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Umushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko kera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Uyu ni wa mwanya mwiza tubageza amakuru menshi atandukanye ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima busanzwe. Nizere ko mwagize icyumweru cyiza rero. Ngendeye Center w'amahoro, ikiganiro ni Tsapa Fashion Show. Ntugera aho ujya. Ikaze nanone muri Tsapa Fashion Show y'uyu munsi. Reka dutangire n'agace kacu ka Fashion and Lifestyle News. Muri Fashion Lifestyle y'uyu munsi rero turahera ku nkuru y'umunyarwanda uhanga imideri Mizero Cedric watwaye igihembo mu irushanwa ryaberaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Iki gitaramo rero kikaba cyaritwaga International Fashion Showcase, akaba rero yaratwaye igihembo mu irushanwa rikaba ryarabaye ku itariki 17 z'uku kwezi kwa kabiri. Uyu mugabo rero uyu musore w'umunyarwanda Mizero Cedric yari yarahatanye n'abantu 300 baturuka mu bihugu 70 bitandukanye. Akaba rero yarahamagawe nyuma yaho mu bantu 16 bazamurika imideri yabo muri iki gitaramo cya International Fashion Showcase. Akaba ari naho rero yakuye igihembo. Indi nkuru rero tugufitiye ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'urupfu rw'uhanga imideri yitwaga Karl Otto Lagerfeld. Akaba rero yaritabye Imana ku itariki 19 z'uku kwezi kwa kabiri yishwe n'uburwayi n'indwara ya cancer. Umunyamideri rero yari n'umwanditsi ndetse akaba n'umufotografe, yapfuye afite imyaka 85. Murumva ko imyaka yari imaze kwigira hejuru. Umunyamideri rero mbere yuko yitaba Imana yasabye ko ivu rye bazamutwika, hanyuma ivu rye bakazarivanga n'ivu ry'ipusi yakundaga cyane yitwa Chupette, ndetse bakazanarivanga nanone n'ivu rya mama we, ndetse bakarivanga n'ivu ry'inshuti ye yitwaga Devastra. Ibi rero akaba yarabivuze mu mwaka wa 2017. Reka rero tukubwire ko uyu munyamideri Karl Otto Lagerfeld yishwe n'indwara ya cancer kuri iyi tariki nyine ya 19 Gashyantare 2019. Nubwo rero atashatse yuko bamukorera imihango yo kumushyingura ibabaje cyangwa se ngo abantu barire, bikaba byarababaje abantu benshi ndetse harimo n'ibyamamare. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira. Uko rero twe twarabemereye mu kiganiro cyacu cy'ubushize ko tuzabereka uko East African Wedding Show yagenze. Reka turebe amashusho y'icyo gitaramo uko cyagenze. Ku itariki 9 n'itariki 10 Gashyantare 2019 nibwo muri Kigali Convention Center habereye igitaramo cyiswe East African Wedding Show. Cyari kibaye ku nshuro ya mbere kigamije kwerekana imideri itandukanye yambarwa n'abageni mu bukwe ndetse no kumurika ibikorwa bitandukanye bigendanye n'ubukwe ndetse no kubutegura. Muri iyi minsi iki gitaramo cyamaze hakaba harabaye n'ibikorwa bitandukanye birimo kumurika imideri y'imyambaro y'abageni ndetse n'imurika bikorwa by'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubukwe. Aha twavuga nk'abafotora, abadekora, amahoteli yakira ubukwe, ababambika, ababasokoza, abasiga makeup ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi cyabaye muri East African Wedding Show kitamenyerewe mu bindi bitaramo bimurika imideri ni inyigisho z'abahanga mu bintu bitandukanye. Aha twavuga nk'inyigisho z'inzobere mu gusiga makeup, mu gusokoza ndetse no mu gutegura ubukwe. Muri iki gitaramo kandi twabashije kuganira n'abantu batandukanye bakitabiriye. Aha harimo abanyamideri bamuritse imideri yabo ari abo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. To the show. Would you please introduce yourself to the Rwandese? Hi Rwanda, I am Anita. Muri aho Rwanda nitwa Anita Beryl, nkaba ndi umunyamideri uturuka mu gihugu cya Uganda. Beryl, rero tugeze ku musozo w'iki gitaramo. Ese n'icyo ubona byakunguye? It's been you know, considering what I'm using. Nkurikije ibindi menyereye iki cyasaga n'igituje.
ariko nanone cyabaye cyiza kuko nagize amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye nk'abahanga imideli ndetse n'abanyarwandakazi bitegura ubukwe bitabiriye igitaramo. Ibi bikaba byaranashimishije cyane kuko niteguye kubakorera amakanzu nkayohereza mu Rwanda. Ni ibintu bihebuje for them and send them back here. So it's really been a beautiful experience for me. It's been a good experience. Kuri ibyo nakuyemo byari byiza. Nishimiye kuza mu Rwanda kandi nzagaruka nta kabuza. Hari abantu beza n'igitaramo cyari cyiza ku nshuro yacyo ya mbere cyagenze neza ndakeka ku nshuro ya kabiri umwaka utaha kizaba kiza kikanakomera kurushaho. Ubonye si byo wari witeze kubona byose? Yego ku buryo bwuzuye. Nabonye ibyo nari niteze, nahuye n'abakiriya bakomeye ndetse n'abo twaganiriye n'abo nafatiye ibipimo nkaba niteguye imbere aha kohereza mu Rwanda imyambaro iva muri Nigeria. Of course I was expecting to come and meet birumvikana niteze guhura n'abandi bacuruzi nkareba irimo kuba mu bigendanye no gutegura ubukwe. Byashoboka ngahura n'abitegura kuba abageni. Ikindi kandi kuba iyi ari inshuro ya mbere twari tubizi ko bishobora kutaba ibintu bihambaye cyane, ariko mbona harakozwe akazi gakomeye mu gutegura iki gitaramo ndetse byambereye byiza guhura n'abandi dukora ibintu bimwe nkamenya uko n'ahandi bihagaze nkabigeranya n'ibyo dufite muri Kenya. So according to what you've seen, what will be your suggestion for wedding show? One of the things that I had a lot today was that, it wasn't like very well advertised, like a lot of people. Kimwe mu byo nabashije kubona nuko iki gitaramo kitamamajwe bihagije ngo abantu benshi babimenye. Icyo navuga rero nuko ubutaha abantu babimenyeshwa neza hakiri kare kandi ari benshi bakabasha kubyitegura ko mu by'ukuri aya ni amahirwe gukorera hamwe n'abitegura ubukwe bakaba babasha kubona abacuruzi batandukanye ahantu hamwe. Birahebuje. It's amazing. I think my suggestion will just be like more awareness. Igitekerezo cyane cyawe kumenyekanisha birushijeho kugira ngo tugire abantu benshi kuko ni igitaramo gikomeye kandi kibera ahantu heza cyane muri Kigali Convention Center hano muri Kigali. Byaba byiza kurushaho hitabiriye abantu benshi ariko nk'uko ari ubwa mbere nizera ko abantu nibabona amashusho n'amafoto ndetse na interview nk'iyi bazashishikarira kwitabira igitaramo gitaha. Do you design only dresses? Ukora amakanzu y'abageni gusa cyangwa hari n'ibyo ukorera abasore? Oh, I do groom's wear too. Nkora n'imyambaro y'abasore ariko igitaramo cya mbere cyari icy'abageni gusa. Ariko niba wabonye ibimuritse hanze harimo n'imyambaro y'abasore nerekanye nk'icumi muri. Is there any change you would like to see? Hari impinduka wifuza kubona mu bitaramo bitaha? I think to be fair because kize mu gaciro kuko yari inshuro ya mbere bibaye sinabitindaho cyane kuko inshuro ya mbere ni nko kugerageza kuri ibikora n'ibidakora. Ariko ikintu kimwe navuga ni ukudacika intege bakaguma bagerageza uko barushaho kugenda bikora kenshi bizarushaho kugenda bitera imbere. Ntabwo rero abategura imideli gusa twabashije kuganira nabo twaba twabashije no kuganira umwe mu baje kureba igitaramo reka nawe tumuganirize atubwire icyo yagikuyemo. Ikaze mu kiganiro cyacu atangira utwibwira. Amazina yanjye banyita Gaju Teddy. Gaju waje mu gitaramo ubundi wabwiwe n'iki ko iki gitaramo kiri gutegurwa uterwa n'iki kumva wakizamo? Na igitaramo nacyumvishe kuri radio nyubona kuri social media nari interested kubera ko nanje ari byo nkora ibintu bya event z'abana so numvaga nshaka kuza kureba ibyo abandi bakora byari byiza byasaga neza byateguwe neza gusa ni inshuro ya mbere abantu bitabiriye si benshi gusa ibihari ni byiza ni byiza kandi turifuza ko ikindi gihe bizaba hazaba kuzaza abantu benshi bakitabira bakareba ibintu biba bihari mu Rwanda muri South Africa hakana muri ibintu byinshi bitandukanye abanyamideli batandukanye abadekora batandukanye n'ibindi byinshi kuko ni byiza n'ahandi hose biba tubona ko biba byateguwe neza so ku inshuro ya mbere hano byateguwe byari byiza nje nabyishimiye. Mukurikije rero icyo igitaramo cyari kigamije murabona yarageze ku kiyese yabigezeho? Twabigezeho 100% kubera ko icyo twashakaga abantu banezerwa twashaka kuzana abantu banyamahanga iwacu deja ko dufite Bell Niger ni ikintu gikomeye cyane n'abantu bakurikirwa n'isi yose kuba dufite Maya Tafo ni ibintu bikomeye ko dufite aba makeup designer bari bakomeye kuba dufite abantu expose the best abantu twavuga ngo bafite ibintu byiza bose bari bahari kandi bifatika kandi hano abantu benshi baje bafite nk'amakwe bafite abafite ubukwe bagiye bahakura ibintu bitandukanye bagiye bahakura inama bagiye bahakura
ibyo bazambara, bahakuye ibintu byinshi ku buryo icyo twifuzaga ni ugukonekta abakora amakwe n'abayategura, so twabigezeho. ngira ngo rero mwabyiboneye uko byari byifashe muri East African Wedding Show, kandi dukomeze n'agace gakurikiyeho ka Fashion Academy. Fashion Academy uyu munsi rero tugiye kureba uko amarushanwa y'ubwiza yagiye amenyekana kugeza ku munsi wa none. Ese waruzi igihe amarushanwa y'ubwiza yatangiriye? Se waruzi ko yahozeho na kera na kare? Reka tubirebe muri Fashion Academy. Amarushanwa y'ubwiza concours de beauté cyangwa beauty contest mu ndimi z'amahanga no guhatana hagendewe cyane cyane ku bwiza bw'abayitabiriye. Amarushanwa yahozeho kuva na kera nko mu gihe cy'abami, aho bakoraga imyiyerekano bagatora umukobwa mwiza, ndetse umukobwa mwiza akabamo umugore w'umwami. Uko iminsi yagiye ishira, amarushanwa yagiye akomeza, ndetse kugeza n'ubu ngubu nubwo amarushanwa yahinduye isura, akaba hasigaye hagenderwa ku bindi byinshi, aho twavuga imyitwarire, impano n'ubwenge bigaragara hifashishwa ibibazo bategurirwa n'abakemurampaka birushanwa. Aya marushanwa kandi ngo nubwo akunda kuba y'abagore cyangwa abakobwa, ngo n'abahungu barayagira, ariko akibanda cyane cyane ku miterere y'imibiri yabo. Ngo nubwo amarushanwa y'ubwiza ariko yahozeho na kera na mbere, harayagiye amenyekana. Mu 1854 uwitwa Barnum yateguye amarushanwa y'ubwiza, ariko aya ntiyagenda neza kuko yaje guhagarikwa n'imyigaragambyo y'abaturage yabaga. Nubwo ariko amarushanwa y'ubwiza yahozeho na kera na mbere, bikaba binagoye kumenya igihe aya mbere yabereye. Mu 1848 mu kwezi kwa 9 ku tariki 19 nibwo habaye amarushanwa y'ubwiza yafashwe nk'aya mbere mu mateka y'isi. Aya yabereye mu gihugu cy'Ububirigi mu mujyi wa Bruxelles. Yarahamagariwemo abakobwa bose bo ku isi babyifuza. Aha boherezaga kandidatire zabo zabaga zigizwe n'ifoto ndetse n'inyandiko ntoya ibavugaho. Ngo nubwo kandidatire zaje ari nyinshi zijya kuri 350, ngo akanama nkemurampaka kari kagizwe n'abagabo gusa kahisemo kandidatire 21 zonyine. Aba ari bo bakobwa bemererwa kwitabira amarushanwa. Abakobwa babaga ahantu hiherereye hatagera umuntu n'umwe wo hanze, maze bakerekana bambaye imyenda igera ku birenge. Aya marushanwa yaje kwegukanwa n'umukobwa w'imyaka 18 wakitwa Marthe Socaret wo mu gihugu cya Guadeloupe. Nyuma y'amarushanwa yabereye Bruxelles mu Bubiligi, ibindi bihugu byatangiye kwigana ayo marushanwa y'ubwiza. Andi marushanwa yamenyekanye ku rwego rw'isi ni Miss America. Aya mbere akaba yarabaye mu 1921, abera mu mujyi wa Atlantic, yitwa Intercity Beauty Contest. Kuva icyo gihe aya marushanwa yarakiriwe, asa n'amenyekanye muri sosiyete ntoya, mu mijyi, mu bihugu bitandukanye, ndetse atangira kuba no ku rwego mpuzamahanga. Mu 1951 uwitwa Eric Morley yateguye Miss World ku nshuro ya mbere. Mu 1952 hatangiye Miss Universe, naho mu 1960 hatangira Miss International. Mu 2001 hatangiye Miss Earth, igamije kumenyekanisha no gushishikariza abatuye isi kubungabunga ibidukikije. Nubwo yari yo marushanwa yamenyekanye cyane ku rwego rw'isi akanakomera, haranda agenda aba ntavugwa cyane. Twavuga mu mijyi itandukanye, mu mashuri, muri za kaminuza, ndetse n'ahandi henshi. Aya marushanwa rero kuri ubu ntabwo garukira ku bwiza gusa, kuko abakobwa baba batowe guhagararira abandi mu bwiza bagenda bagaragara mu bikorwa bitandukanye, mu mishinga itandukanye, ndetse no mu buzima busanzwe bwa sosiyete baba batorewemo. Ntitwasoza iki cyegeranyo tutavuze kuri Miss Rwanda. Iki ni igikorwa cyo gutora nyampinga cyateguwe ku nshuro yacyo ya mbere mu 1992, ariko kigenda nabi. Ku itariki ya 17 Ukuboza 1993 hatorwa Uwera Delila aba nyampinga wa mbere w'u Rwanda. Kuva icyo gihe andi marushanwa yo gutora nyampinga y'u Rwanda yabaye mu 2009, hatorwa Bahati Grace asiburwa na Mutesi Aurore watowe mu 2012. Mu 2014 hatorwa Akiwacu Colombe, naho mu 2015 hatorwa Kundwa Doriane wasimbuwe na Mutesi Jolly mu 2016. Naho mu 2017 hatorwa Iradukunda Elsa asimburwa n'Iradukunda Liliane mu 2018. Naho nyampinga w'u Rwanda w'uyu mwaka wa 2019 akaba ari Nimwiza Megan. Ngira ngo mwabonye rero uko amarushanwa y'ubwiza beauty contest cyangwa concours de beauté yagiye amenyekana kugeza no ku munsi wa none. Reka dukomeze n'agace gakurikiyeho hariko the interview. Hagati
rero reka dushimire Cafe Camellia iba yaduhaye ahantu heza ho gukorera ikiganiro. Tunakubwira kandi ko wowe uramutse ukeneye gusohoka wowe ndetse n'abawe mwaza muri Cafe Camellia iherereye mu mujyi wa Kigali mu nzu ya Makuza Peace Plaza, ukahabwa amafunguro meza, ibyo kunywa n'ibyo kurya, ndetse ukanahabwa service nziza cyane ukayishimira ukayikunda ukazanagaruka. Ubutumwa dufite uyu munsi rero nta wundi n'umunyarwandakazi wambika abanyarwanda mu bukwe, ukora amadecoration ariko cyane cyane uzwiho gutegura ubukwe. Reka rero turebe ikiganiro twagiranye. Turi mu mujyi wa Kigali aho twasanze umutumirwa wacu w'uyu munsi. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro atangira twibwira hanyuma tumenye byinshi kubyerekeranye nawe. Ikaze mu kiganiro cyacu. Watangira twibwira utubwira n'ibyo ukora. Nitwa Rosine Uwase, nkora wedding planning na decoration, nkora mu mujyi wa Kigali. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe rero kugira ngo tubashe kuganira nawe. Rosine, twabasanze aho mukorera, twabonye ibikorwa byanyu bitandukanye. Ese mwatangiye ryari gukora ibijyanye no gutegura ubukwe no kwambika abageni? Natangiye 2012, ariko natangiye nkora ibyo nita wedding planning, gupanga ubukwe bw'umugeni kugira ngo atangire kugeza arangiza, kugira ngo nawe mu buzima bwose bwo gutunganya ubukwe kugira ngo butangire neza. Hanyuma nza kujya mu bya decoration no kwambika abageni muri 2010. None se byaje bite kugira ngo wumve uri kwiyumva cyane mu bijyanye n'ubukwe n'abageni? Ntangira navuga ko natangiye nkora ubukwe bwanjye. Nakoraga muri company yitwa Global, ariko ndimo nategura ubukwe nakoze muri 2010 December 2010. Nyuma ndimo ndabutegura mfite n'akazi, nabonaga bimbangamiye. Sinshobora kubona umuntu koko yakwicara akaba yategura ubukwe bwanjye nkazajya mubwira ibyo nshaka ubundi akajya kumushakira. Mu by'ukuri birabangamiye kugira ngo uve mu masaha y'akazi ujye kujya gushakisha ikanzu uzambara utazi ngo uyishakira he, bakurangira kwa Rando, wagera kwa Rando ugasanga nta makanzu udashaka, bakakurangira mu mujyi ukagaruka mu mujyi. Ibyo bintu byose kubitegura kandi ufite n'akazi urimo gukora abantu bagira akazi nta n'umwanya nta na pause, byarangoraga cyane. Hanyuma ko nteko z'ubu ntabwo ushobora kuba ntabwo ubimurira, ndavuga ni ndabugura ugasanga ngo hari ibyo bita wedding planning. Ndavuga ni sinabona wedding plan ahantu ndamubura muri icyo gihe, usanga ari uko niyorganiza ibintu byose birangura. Nyuma nibwo nagize igitekerezo mpagarika akazi, ndavuga nti ariko nimba narahuye n'icyo kibazo hari undi ushobora kuba nawe afite ikibazo nawe nk'icyanjye dusangiye, reka kugira ngo ntangire gukora nuko natangiye wedding planning. Reka noneho twigarukire ku bijyanye no kwambika abageni na decoration. Ubona byo biragenda, abanyarwanda byo birumvikana barabyitabira? Byo barabyitabira cyane. Hanyuma se ibyo mukoresha ibikoresho, ese ni ibyo hano mu Rwanda, ni ibyo mutumaho, murabyikorera? Tuvuge umukenyero, wowe uravuga uti uyu n'uyu ndabiteranije bibaye umukenyero umeze gutya bimeze gutya. Ku bijyanye no kwambara ku mikenyero akenshi na kenshi twarabyendemo cyane. Amatisu ntabwo nyavana ino, nyavana Dubai iyo cyangwa se ahandi hantu aho natembereye hose. Iyo nyabonye ndayazana kuko nta matisu meza aho ngaho cyane tugira. Iyo nayazanye bo nta umva ngura metero. Iyo nyigejeje aha ngaha mba ngomba kumenya ngo ndayivana mu iki. Mbe urabizi umushanana wacu ugira cyo hasi umukenyero n'umwitero, nkamenya uko mimacinga ya indi dasa cyangwa se uko nyimacinga n'utuntu ushyiraho, kuko ari igihe ugura tisi iri plain ariko umuntu akavuga rwose ko kwicecetse, nkayishyiramo utuntu dutandukanye tw'imitako. Ibyo byose mba nabiguze hanze ariko nkaza kubikorera ino. Mbivana amatisi yo nyavana Dubai nkaza nkayakorera ino. Hanyuma ariko nk'ama accessoire yo muri dote yo, amahereni ako mu mutwe, ibyo ni ibyo dukoreshereza ino. Hari design batandukanye babidukorera sinyakora, gusa ninjye mubwira icyo nshaka. Ni wankorera amasara ameze gutyo ukayavanga n'iki akabigukorera. Hanyuma ku bijyanye na decoration nabyo tubivana hanze byinshi, ariko ngewe nanga ko umuntu yakwinjira mu rugo akabona harimo urabizi abashinwa ko bakunda ibintu byaka cyane.
si ijyanye na dekoration kuzana mu Bushinwa ariko iyo tubigereje nawe uba ugomba kuba ufite tushe yawe nimba waguze ikintu cyo mu Bushinwa ugomba kugura ikintu gicecetse rero uri mu bantu berekanye ibikorwa byabo imideli yabo muri East African Wedding Show yabaye waje nka Rosine company yitwa gute hanyuma wakuye iki muri kiriya gitaramo muri experience wabonye na company yanjye yitwa K Weddings nibyo nkora na mariage organiza decoration ni services wakora ijyanye n'amakwe n'imisi mikuru iri related ku makwe wedding show East African Wedding Show icyambere icyo nakuyemo ni ukwimurika mu by'ukuri iyo wavuze show cyangwa se expo ni ukwimurika tukwereka abanyamahanga cyangwa se abanyarwanda ibi bikora ikintu mu by'ukuri navanyemo nuko hari benshi nagiye nigiraho baba bakorera mu bindi bihugu hareba ibyo bakora nkavuga natuzi ko twabikora uriga mu by'ukuri mu ishuri hanyuma ikindi nuko nabashije kuba nakwereka abandi bantu batazi ibyo nkora icyo naba nakora ko narabonye ko nabonye aba followers benshi biyongera bitewe na wedding show nanjye ubwo nyagira experience muga mbere nari muzi fashion ntabwo nari ubundi narazanaga amakreativity nkavuga ni nzanye umukenyero cyangwa icyo ariko simvuze ni ndawerekana ndawambika abamodo ibyo nakoraga mbere yari amafoto shoot asanzwe nyishyira kuri Instagram ariko ubu navuze ni na fashion mu by'ukuri ni ibintu ushobora gukora natwe tugaparticipa muri creativity werekanye imyambaro ya kinyarwanda imikenyero niyo yonyine ujya wambika abageni niyo yonyine ngira nari nabanje kuva nakora iby'amakanzu ya mariage n'amakoti ariko ndavuga ni kujya mwengiritse muri focus ku mikenyero ya kinyarwanda ko ariyo mfatanya niyo nakoze decoration n'abandika niyo yonyine nakoze niyo n'ubundi nkora hanyuma iyo mikenyero ni y'abagore n'abagabo cyangwa ni dukora imikenyero y'abagore dukora n'iy'abagabo kuko benshi dusigaye twagira inama kutambara amakote muri dote ahubwo bakaba bakwambara imikenyero y'abanyarwanda nyuma rero abanyarwanda wenda bakoze ubukwe barabukoze ariko buracyakomeza noneho ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange utegura ubukwe cyangwa se n'iyindi event yose y'abateganya akaba yumva afite impungenge zo gushaka umuntu wabigize umwuga uzamufasha kugira ngo ikirori cye kibe nta stress afite icyambere mu by'ukuri maze gutama kwe atari make niyo mba nakoze mu decoration gusa nta kintu nakoze njya ndeba umuntu banyura ugasanga uwitwa ngo ni umugeni yakabaye yakoze ka massage ameze neza arimo guseka atuje bari kumubaza ngo urufunguzo rurihe ngira ngo mwabyiboneye rero ko ukeneye umuntu gutegurira ubukwe kugira ngo bugende neza kandi umunsi w'ubukwe bwawe ugere nta stress ufite ibintu byose biri ku murongo uzi umuntu wabishinze uzabigukorera kandi bikagenda neza reka rero dukomeze n'agace gakurikiye ariko pro tips waba ufite inzara zimeze nabi zivunika cyangwa se ukaba wifuza kumenya uburyo wafata neza inzara zawe kugira ngo zitazangirika cyangwa zikagira ibindi bibazo muri pro tips y'uyu munsi rero tujye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gufata inzara ndetse no kugerageza kugira ngo izangiritse zongere zisubirane ubuzima bwiza ubukonje bukabije imirimo yo mu rugo cyangwa se byose dukoresha amaboko gukaraba amazi ashyushye cyane cyangwa se ibyo dusiga ku ntoki ni bimwe mu byangiza inzara mu buzima bwacu bwa buri munsi waba wibaza icyo ushaka gukora kugira ngo inzara zawe zisubirane zikomere ze gukomeza kuvunagurika cyangwa kwangirika muri pro tips y'uyu munsi tukaba twabateguriye bumwe mu buryo bworoshye wakoresha uri no mu rugo kugira ngo inzara zawe zikomere ubutaha ntizizongere kuvunagurika uburyo bwa mbere ni ubwo gukoresha amavuta ya olive ndetse n'amata uvanga amata n'amavuta ya olive ku rugero rungana ubundi ukayakoresha massage inzara mu gihe kingana n'iminota 10 byibuze rimwe mu cyumweru uburyo bwa kabiri ni ugukoresha umunyu uvanga ikiyiko kimwe kinini cy'umunyu mu gice cya litiro y'amazi y'akazuyazi ukavanga kugeza umunyu unoze neza ubundi ugashyiramo intoki mu gihe kingana n'iminota 10 ubundi ukazinyuguza neza n'amazi asa neza ubundi ukazisiga amavuta uburyo bwa gatatu ni ugukoresha indimu n'amavuta ya olive fata ibiyiko bibiri binini by'umutobe w'indimu ukabivanga n'amavuta ya olive ibiyiko bibiri n'ubundi binini ubundi ugakora massage intoki n'inzara ukabikora ibingibi byibuze inshuro ebyiri mu cyumweru uburyo bwa kane ni ugukoresha umunyu n'ibumba
ushyira akayiko gato k'umunyu mu gakombe ugashyiramo amazi ukavanga neza kugeza umunyu unoze ubundi ugafata ibumba ryaba ari iry'utubuye cyangwa se ari iry'ifu uko ubishaka ukaryongera muri ya mazi kugeza hasigaye gusa santimetero imwe y'amazi hejuru y'ibumba ugashyiramo inzara bigafata neza ukabireka bikuma byibuze ukabimarana iminota 10 hanyuma ugakaraba intoki n'amazi meza ugasiga amavuta harimo gukingira inzara mu gihe ukora imirimo yo mu rugo cyangwa se indi mirimo itandukanye ukoresha amaboko icyambere ni gukingira inzara mu gihe ukora imirimo yo mu rugo cyangwa se indi mirimo itandukanye ukoresha amaboko ishobora kwangiza inzara icya kabiri ni kudakaraba amazi ashyushye cyane kandi buri gihe icya gatatu ni kwirinda gufungura ibintu bitandukanye ukoresheje inzara zawe icya kane ni kutarya inzara n'intoki icya gatanu ni kudakoresha hine y'icyuma mu gihe uca inzara zawe icya gatandatu ni ukureka inzara zikaruhuka hagati ya za manicure aha ni ukuvuga ku bantu basiga verine ukareka mu gihe wayikuyeho inzara zikabanza zikamara iminsi ziruhuka ukabona gushyiraho iyindi icya karindwi ni ugushyiraho base transparente ariyo dukunda kwita netre mbere yo gusiga verine yahisemo icya munani ni ukwirinda ko inzara zawe zumagara na rimwe ahubwo ukajya uzitaho buri gihe ukazisiga amavuta ibi rero bikaba ari ibyo wagenderaho kugira ngo inzara zawe zigumane ubuzima bwiza ngira ngo mwabyiboneye rero ibyo mushobora kugenderaho gukora kugira ngo inzara zangiritse cyangwa zifite ibibazo zisubirane ubuzima bwiza ndetse n'izikiri nzima muzirinde kwangirika naha dusoreje rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twibutsa ko niba waracikanywe n'ibiganiro byatambutse wajya kuri YouTube ugashaka YouTube channel yacu ariyo Tsapa Fashion Show ugakora subscribe hanyuma ukajya ureba ibiganiro byatambutse neza uko ubyifuza twibutse kandi kuramutse ufite igitekerezo ikibazo cyangwa se inyunganizi iyo ariyo yose waduha ubutumwa bugufi cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero ureba kuri screen yawe uramutse kandi ushaka kumenya amakuru ya buri munsi ajyanye na fashion wasura urubuga rwacu arirwo tsapafashion.com reka rero ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukicara imbere ya televiziyo yawe ugakurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show cy'uyu munsi nongeye nshimire by'umwihariko Cafe Camellia iherereye mu mujyi wa Kigali mu nzu yo kwa Makuza yo bita Makuza Peace Plaza wahagera wowe n'abawe ugahabwa amafunguro meza ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse ugahabwa service nziza cyane reka rero nkubwire ngo ni ahantu heza ni ahantu wakunda ukifuza kugaruka ndetse ukanaharangira abandi reka nshimire kandi equipe technique yamfashije kugira ngo iki kiganiro kibagereho 5 kuri 5 ari bo mukuru Olivier ndetse na Ndashimiye Fabrice nkurarikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha nanakwifuriza icyumweru cyiza ciao Mbokuri je kwambara neza nibisanzwe kuri Radio Star hano rero tukaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye Deshawe Party murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera mushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko cyera twabitekerezaga kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe